zarabayeho ndibuka ko ari sorti twigeze gukora mu ntara tugezeyo ndibuka icyo gihe twari tugiye gusora album ya mbere Imana idutegeka ko ari tugomba kujyayo abantu babarokori barabizi Imana iravuga iratubwira ngo tujyeyo dufata ya mafaranga twari twabonye abantu baduhaye kugira ngo dusoremo album tuyakoramo transport tuja kuririmba ahantu inono tugezeyo twari tuzi ko Imana handi dutumye tugiye noneho hari umunezero urenze none cyashite dusanga ni imbusane yabyo biratandukanye turaririmba indirimbo ya mbere ibintu bigenda neza nguma ari gitangaza cyabayeho abantu bashaka gufatana mu mashati mu kanisa intambara iravuka mu rusengero twagiye none ibyo bintu byarantangaje vraiment muri jewe nari konsigara nibaza nkavuga Mana ni gute dukura Kigali ukatuzana ahantu kuvuga ubutumwa abantu bashika bakaba bari kuganira mu rusengero ariho wadutumye turabashitse ntibagire n'isoni nibura zacu donge icyo kintu sizacibagirwa mu buzima bwanje bwose kugeza shaje icyo kintu kimba mu mutwe. Ikaze kuri BMK1 TV televiziyo ikorera kuri YouTube bageza ibiganiro bitandukanye imyidagaduro iyobokamana siporo ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kubona umutumirwa uri tuganirize kuri bimwe muri izo nsanganyamatsiko. Ngiye muri kumwe ni Safari Dieudonné. Ikaze ku mitumirwa wacu uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko iri buvuge ku buzima amavu n'amavuko ya korali imwe mwakunze muri benshi ndetse n'ubu mugikunda kubw'indirimbo yakoze zikabakora ku mitima muri benshi. Ikaze ku mutumirwa wacu uyu munsi. Murakoze cyane. Twatangira tubasaba ko mutwibwira kugira ngo abakurikiye BMK1 TV babamenye. Nge nitwa Byamungu Clement. Dumuririmbyi ndirimba restoration Kimisagara ngiye muyobozi wa Shekina ariko abantu benshi banzi muri korali ya Musingi aho niba abantu benshi banzi. Murakoze. Murumva ko umutumirwa twagize no mugisha afite nararibonye muri ibi bintu tugiye kuganiramo. Hari ikintu uvuzeho ngo abantu benshi bakumenye muri Musingi gitumye nibaza Musingi yavutse ryari ivukite ivukira hehe tariki nk'abantu bayishinze bwa mbere igitekerezo cyavuye. Musingi tuyishinga cyangwa se itangira Musingi yatangiye muri 1998 mu kwezi kwa gatanu ndibaza le 15 matariki 15 aho ngaho nicyo gitwatangiye Musingi. Tuyitangira mu itorero rya restoration Kimisagara n'ubundi ariko icyo gihe twese abenshi twari tukiri batoya tukiga za primaire za 5e 6e primaire ni bake bari muri secondaire nko mu wa kabiri ariko ni bake abenshi twari muri primaire icyo gihe. Nicyo gihe Musingi yatangiye kabisa niyo myaka. Bitumye nibaza abantu bigaga muri primaire abenshi batari bagera muri secondaire ni gute mwagize icyo gitekerezo cyo gushinga korali nka Musingi mukagera ku byo yaba yaragezeho? Imana ijya guhamagara umuntu ntigirebera ubukuru nirebera ubukuru. Hari bamwe muri twebwe icyo gihe Imana yemeje yuko tugomba gutangira uwo murimo hanyuma turahamagarana abenshi twigaga ku kigo kimwe twigaga primaire Kabusunzu abenshi abandi biga Kagasunzu byose ni hamwe ni ibigo bituranye. Urumva dutangira turi korali y'abana bo muri quartier twese tuba hamwe muri Kimisagara uwari kure yari mu Nyakabanda abandi babonera kugenda bazaho ariko nuko korali yatangiye burya Imana yihamagara nyine yabonye twizewe muri cyo gira duhamagara dutangira umurimo gutyo. Turumvuza amateka neza ya Musingi hari nk'abantu nka batatu cyangwa bane waba wibuka neza ku buryo bavuga ngo tuyitangira twari kumwe n'abantu watubwira amazina yabo? Ndabibuka cyane ndabibuka nubwo atari bose wenda amazina amwe nagenda nyibagirwa birashoboka ariko abenshi ndabibuka. Hari uwatuyoboye mbere wari president wacu icyo gihe yitwa Mutunzi Peter. Hari undi mukobwa twatangizanye ubunyene n'aba mama yitwa Alice Safari. Hariho
undi ngo ni Beya nawe nabo twaririmbanye ico gihe abo ndabibuka cyane. Urumva ko byari byiza abantu bose kuba ukibibuka, imyaka ibaye myinshi. Gukorera mu itorero muri korali y'abana mwakiriwe gute, cyangwa se mwakirwaga gute, mwabonaga bimeze bite? Ndibuka dutangira ntibyari byoroshye, bamwe ntitwari duheruka insengero twari twaratwawe n'imipira abandi basenga, ariko ndibuka tumaze gutangira ama repetition, tumaze none nk'ibyumweru 2 dutangira, bamwe muri twebwe twaririmbanaga. Ise yari pasiteri, umuhungu witwa ngo ni Jackson Nzayiramye, papa we yari pasiteri kandi muri restoration. Iwe n'uwo Safari nakubwiye Alice, nawe papa we yari pasiteri icyo gihe muri Kimisagara restoration. Abo bagiye twarababwiye ati mugendega mubaze ababyeyi banyu ibyo ibisabwa kugira ngo habeho korali yemerwe muri eglise. Baragenda batugira inama yuko tugomba tukandikira abayobozi, kuko hariho indi korali yavutse, kuko hari izindi korali zari zisanzwe zirimo nka Rehoboth n'indi y'abamama ngo ni Maranatha. Izo zari korali kandi zikomeye cyane. Twebwe twari tuje nk'ikorali ya gatatu kandi turi batoya. Abare batugira iyo nama yo kuvuga ngo turandika, tutwara urwandiko turuha abapasiteri barwigaho, batwemera ko dutangira umurimo w'Imana. Nuko byagenze, dutangira kuririmba, twakaza turirimba imibyizi, twaka mu materaniro yo mu mibyizi niyo twakaza turirimba mu twebwe musingi. Ariko uko byagiye bigenda, Rehoboth ikoze ivuga butumwa ikajya kuririmba hanze mu ntara, tukaririmba dimanche. Nuko byagendaga bimera, Rehoboth yabihari twe tugakomeza kuririmba mu mibyizi. Nuko byari bimeze. Birumvikana ni urugendo abantu bose batangira, ntabwo urugendo rworoha, ariko ndashaka kumenya mu mibyizi, kandi buriya tuzi ko abaririmbyi n'abantu bagira karakteri isa nkaho ibibapusa kugira ngo bakomeze bagaragara imbere y'abantu. Kuririmba mu mibyizi muri abana, cyangwa se kuririmba muri nka barumuna ba Rehoboth, mwabifataga gute? Rehoboth yo yabafataga gute? Matubwira. Kuririmba mu mibyizi twe ntacyo byari bidutwaye. Mu by'ukuri twari dufite inyota yo kuririmba, icyo nicyo twagiraga inyota yo kuririmba gusa. Kandi Rehoboth bari bakuru kuri twe cyane mu myaka cyane pe. Nitwari abantu bari baje kuvuga ngo wenda hari ibintu mu baririmbyi babamo basa n'abari gukora nk'ama competition, ariko ntibyari kuba kuko baraturutaga cyane. Twebwe abashumba batubwiye ngo ni mu mibyizi turirimba, turabyubaha abari ko nyine tubigenza. Ariko nabo nuko babonaga dimanche hariho za gahunda nyinshi, bakabona amakorali 3 bitari bukunde, bagenda kandi natwe tukiri batoya cyane, babona ko batoduhita baturikurira dimanche ya buringa ngo turirimbe bigoye, babatubanziriza mu mibyizi no kugira ngo nabo batugenzure, bakomeze baturebe. Bituma bagenda bakomeza kutuzamurira na za dimanche nyine Rehoboth idahari, tukizerwa tukaririmba kugeza dufatishije tuba baririmbyi baririmba buri cyumweru. Unyinjije ahantu heza ho kumenya ukuntu mwafatishije, hari Rehoboth na korali y'abamama kandi nkuru kuri mwe. Uruhare Rehoboth yaba yaragize kugira ngo muba baririmbyi musingi twabonye, ni ruhe ruhare Rehoboth yaba yarabafashije? Nk'ibintu Rehoboth yabafashije watubwire, waba wibuka? Rehoboth baradufashije cyane kuko baradufashije mu bintu bijyanye n'imiririmbire. Hariho abaririmbyi bo muri Rehoboth bazaga kudutoza, harimo uwitwa ngo ni Mazembe, yaraje aradufasha kenshi atwigisha kuririmba. Hariho Kabaganza, yaraje aradufasha kenshi. Hariho Mwungura James, iwe yabanye natwe imyaka myinshi. Urumva no kuba twarakuri iruhande rwa Rehoboth byatubereye umugisha, byaduhindukiye umugisha, kuko twabonye abantu ibo bari hejuru, n'imiririmbire yabo bari hejuru. Urumva kuba ku birenge byabo badufashije ibintu binini cyane. Urumva nabo gushimirwa. None ndashaka kumenya ibihe byiza waba wibuka Musingi yagize. Ni nk'uhe mwaka wibuka ukavuga ngo uyu mwaka, cyangwa se ni nk'iye myaka wibuka ukavuga ati iyi myaka kabisa Musingi twari tumeze neza? Ibihe bidasanzwe twagize ni byinshi vraiment.
ariko umwaka ntazibagirwa ni igihe dusohoye album ya mbere. Byari umunezero n'ibyishimo birenze birenze kubona abana biga première année secondaire musohora album icyo gihe mu bihumbi 2000 ndibaza hari 2001 2002 gutyo aho ngaho dusohora album ya mbere. Icyo gihe sinzacibagirwa mu buzima kuko cyari igihe cyiza cyane pe. Ibindi bihe byiza twagize ni ibihe twagiranye na bene data by'amasengesho. Ibyo bihe nabyo sinjya mbyibagirwa ngiye ku giti cyanje ku mutima ntibishobora kumvamo. Twagiranye nabi ibihe binini byo gusenga, n'ibihe by'amakonseri twakoze. Icyo gihe twebwiye cyacu ndibuka ko rimwe twigeze gukoresha konseri kandi turishyuza kandi tubona abantu sali iruzura. Icyo gihe konseri twayikoreye Maison de Jeunes, ariko abantu baraje umva mu bihumbi 2006 n'umunani gutyo kuvuga ngo abantu bakoze konseri yo kwishyuza kandi korari ni bake babikoraga. Ibyo bihe rero ni ibihe nibuka cyane mu mutima wanje ntashobora kwibagirwa. Utubwiye ko vore ya mbere cyangwa se album ya mbere mwashize hanze yabanejeje kuruta ibindi bintu byose. Watwibutsa nk'indirimbo zimwe zamenyekanye zaba zari kuri iyo vore? Volume ya mbere twayise ngo Mana uri nkuru. Donc ni iyo ndirimbo abantu benshi barayizi. Uri nkuru Mana, nta muntu utayizi muri iki gihugu na nyuma y'iki gihugu no mu bindi bihugu byegeranye n'u Rwanda. Ni henshi umuntu ajya kandi agasanga ko barayiririmba. Ni indirimbo izwi cyane abenshi badashobora no kumenya niyo yavuye, ariko ni indirimbo ya Musingi yo mu bwana bwacu yo mu bwana kabisa. Hambo hariho indi ndirimbo senizihe zindera, hariho indi ndirimbo yitwa ngo sikubwo gukiranuka kw'abantu. Izo nizo mbashe kwibuka. Iyo ndirimbo uvuze Mana uri nkuru ndakeka abantu bose badukurikiye baba bayizi, ariko ndagira ngo menye ko mwari abana batoya mukaba mwaragize indirimbo muri iyi minsi basigaye bakoresha imvugo ivuga ngo zabaye hiti. Ninde muntu wandikaga izo ndirimbo muri abo bana bangana gutyo? Izo ndirimbo zavaga ni bande bazandikaga? Izo ndirimbo twaraziyandikiraga twenyine, kandi hari umuririmbyi zaririmbye ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Guhimba indirimbo tukiri bato n'Imana twayisabye Imana kenshi, twasenze inshuro nyinshi tubwira Imana ngo Mana duhe indirimbo natwe tureke kuririmba indirimbo z'abandi, kuko icyo gihe twarimaga indirimbo z'igiswahili cyane. Ibinyarwanda byari bike na benshi muri twe kugira ngo baririmbe ikinyarwanda byaragoraga. Ni ukuvuga ngo cyari igiswahili nicyo twari tumenyereye, kandi abandi bamwe dusanze mu Rwanda batumva igiswahili batanacumva. Tubwira Imana ngo Mana uduhe guhimba, uduhe izacu indirimbo. Imana iraziduha. Twari benshi muri Musingi, twagiye twiyongera nyine, ariko muri volume ya mbere abantu bahimbaga ni njyewe, n'undi mwene data ngo ni Patrick, n'umugabo ubu nyine asigaye aba ari mu Bwongereza. Hakabamo n'izo bene data muri Rehoboth baduhimbiye, kamwe ne data Oce, abantu benshi baramuzi, yarimbye muri Rehoboth no muri Alarme. Hari indirimbo yatwandikiye hariho nyuma hagiye hiyongeramo abandi, hariho undi mugabo ngo ni Alexis, aririmba muri Rehoboth nyine, n'undi ngo ni Justin, hariho umusore, hariho na Baruhura. Twari benshi wenda usanga hariho n'abandi nibagiwe twari benshi. Abo yibagiwe ntibaze kugira ngo ni umutima mubi, ahubwo nuko ari ibihe bitambutse, ntabwo umuntu yakwibuka ibintu byose. Ndagira ngo menye wowe ku giti cyawe, twari turi ku buzima bwa Musingi, ariko ngize ikibazo wowe ku giti cyawe, muri mu bantu bakuriye mu maboko meza, niko twavuga, gukorana n'abaririmbyi nka ba Oce twe twakuze twumva, no gukurira ku birenge bya Rehoboth niko twavuga barumuna ba Rehoboth. Ni nk'iki byagufashije nkawe ku muririmbyi ku giti cyawe? Numvise ko ari n'indirimbo wanditse. Ese Rehoboth cyangwa contribution byaba byaratanze kuri wowe aho ugeze ubu ngubu ni nk'iyihe, ni gute?
twagize amahirwe mugani yo gukurira ku birenge by'abakuru bacu kandi tureba bakora ibintu neza biradufasha. Icya mbere jewe kuri nje byamfashijeho ibijyanye no kwandika indirimbo, byaramfashije cyane mu buryo sinzi ukuntu nabisobanura, ariko byaramfashije cyane kubera ko bakuru bacu bo bari ku rwego rwo hejuru, kandi wumva twebwe aribwo tugitangira kwandika indirimbo. Rero wareba teste y'indirimbo yakompojwe n'abantu bo muri roboti wareba ni yacu izacu zari zikiri hasi, ariko kubera ko tugenda twigira ku bantu bari hejuru yacu, byatumye natwe tugenda tuzamura niveau yo kwandika. Ku rugero ngo hayi nk'iyo ndirimbo buri nkuru nayanditse niga deuxième secondaire, nari nkiri mutoya deuxième secondaire, njya nibuka nayanditse mvuye ku ishuri rwose, ngeze hafi y'imuhira numva injemu iranzamuka muri jewe, ndinjira mu nzu mbika amakayi mfatiye urupapuro ndayandika. Nibuka uwo munsi ko mama yari kwambaza ngo ese nibi kurimo wabanje ukareka uvuye ku ishuri ukabanza ugafungura, ndambwira nti oya, hari indirimbo ndi kumva ku mutima ngomba kubanza kuyandika kugira ngo mbone amahoro ibindi bikore neza. Rero byaradufashije, ikindi byatumye tumenya ico dukora icyo ari cyo, donc tuba mu muhamagaro neza, tuba mu muhamagaro kuko Rehoboth yari korali ikomeye kubera kubigiraho, byatumye n'umusingi irazamuka ku rwego novuga ngo rwo mu igihugu cyose kiratumenya, na nyuma y'igihugu muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari sinzi ahantu ushobora kugera ukavuga musingi ntibayimenye. Nuko twakuriye ku birenge nyine bya Rehoboth, usibye n'ibirenge bya Rehoboth na eglise yonyine, urusengero twakuriyemo. N'abantu batureze neza pe, baraduha turidagadura, kuririmba turaririmba, gusenga baduha umwanya wo gusenga, inyigisho baraziduha mu buryo buhagije, bituma dukura neza, niba ariko navuga dukura tuzi indangagaciro z'ubukristo tuzitunze muri twebwe. Birumvikana ko mwari batoya murerwa neza, bigizwemo uruhare n'itorero ndetse na Rehoboth yabafashije muri ibyo. Ese umuntu yakwibaza ni nk'izihe nshingano cyangwa imirimo wari ufite muri Musingi? Yewe inshingano yaje muri Musingi kuva kera nari conducteur wabo, nijye wari ushinzwe ibintu by'indirimbo, usibye ko nyuma byaje guhinduka nko kuri uyu munota nije umuyobozi wabo, kuko yabaye ministere ntabwo ikiri korali y'urusengero. Abantu benshi ndabizi ko bashobora kwibaza ngo ese kandi Musingi itakibaho, mutakiririmba tutakibumva ariko Musingi irahari nije umuyobozi wayo kuri ubu nyine, ariko mbere hose nari nshinzwe indirimbo. Ukomoje ku kintu cy'abantu bibaza aho Musingi yagiye, mu by'ukuri nanjye nari nzi ko icyo kintu nza kukibaza. Musingi yaba yaragiye he? Ese imikorere yayo ubu ngubu imeze gute niba ikibaho? Musingi irahari, gusa nyine imirimo twakoraga niyo yahindutse, ariko bamwe baracyayikora. Abantu bari basanzwe bazi nka Musingi iririmba igasohora album, tugakora amasorti mu ntara mu bindi bihugu, ariko kuri ubu nyine byarahindutse kuko umuhamagaro w'Imana burya mu muntu ni munini. Na Yesu yabwiye intumwa, irabwira ngo mu ndindiri Yerusalemu umwuka namara kubazaho akabageraho, ubutumwa muzabutware bugere n'ahandi ku isi yose. Imana yaturereye muri Kimisagara, iradutegura mu buryo bwose buhagije, iraturekura ubu nyine turi mu bihugu hafi ya byose byo mu isi. Musingi ni iri, kandi aho buri muntu aho hari inshingano Imana yagiye imuhamo akora muri icyo gihugu. Bamwe babaye abapasiteri, abandi ni abapotre, uko niko kuri. Abarinzi ba Musingi dufite abapotre, dufite abapasiteri, dufite abavugabutumwa, dufite abantu bahagarariye amakouple mu nsengero zabo. Nubwo buryo n'abandi turacaririmba, kanje ndacaririmba sindabivamo. Nuko nguko bimeze. Musingi ni iyo shusho ifite ubunyine. Dushuje abantu bose baririmbye muri Musingi bakaba barahinduriye inshingano, bakaba barabaye ambasaderi mu bindi bihugu. Inshingano zanyu ndetse n'ibyo mwakoze n'ubu turabizirikana. Ariko se watubwira, uvuze ko harimo abapotre
n'abantu bakomeye mu matorero, watubwira nk'abantu nka batatu wenda cyangwa babiri baba barabaye abakozi b'Imana bakomeye cyane bitewe n'uko batangiriye muri Musingi cyangwa umuhamagaro wabo watangiriye muri Musingi? Barahari. Uwo nkubwiye ngo apotre yitwa Rwema Ndamiye, ni apotre atuye muri Canada bunyine, afite urusengero rukomeye vraiment. Aho hari undi witwa Sebagabo Felix, ariko twe tukunze kumwita ngo ni Dudu nawe navuga ngo ni bishop, nawe ni umubishop Nairobi, afite kanisa. Nge nagezeyo n'umunsi wo kumusengera, navuye hano i Kigali nge Nairobi muri ibyo birori byiwe. N'abandi nabavuga butumwa, Patrick ni umuvuga butumwa pe, kandi ubikorana n'umutima we wose. N'abandi benshi, bamwe urumva kubera ko twakwiye isi, abandi kubamenya amakuru yabo bamwe mu ntibyoroha, ariko hariho abakozi b'Imana benshi. Warukomoje ku bihe byiza Musingi yaba yaragize, twese biradushimishije ko ni ibihe byiza. Ese umuntu yakwibaza ni ibihe bihe bitari bishimishije Musingi yaba yarabayemo, utekereza ukumva nyine ntibyari bibashimishije? Birahari. Ndabyibuka habaye igihe abashumba muri eglise bagira irindi yerekwa ry'uko muri eglise hagomba kuba umutwe umwe uramya Imana, kuko n'ubundi ayo magurupe twese twarazaga tukaramya Imana, ariko bamwe bazamuka abandi bakamanuka. Maranati ikazamuka ikamanuka, Musingi ikazamuka ikamanuka, Rehoboth ikazamuka ikamanuka. Urumva iyo defile yose mu ikanisa, ibo babona ko ari ngombwa kuko dukoze umutwe umwe uramya Imana twese, kuko nicyo twari duhuriyeho. Ariko icyo gihe babitubwiye byaratugoye kubyumva byaratugoye vraiment, kugira ngo umuntu yiyumvishe ko ugahita uvuga ngo aho turi korali yacu barayishe, ukagira ngo none ni umuhamagaro uri muri wowe bishe. Icyo gihe ibyo bihe byaratuvunye kubyumva, kandi hafi ya twese vraiment byaratuvunye kamusingi. Nibyo bihe nibuka bisa n'ibyaturemerereye. Niba wibuka neza umwaka habari nka ryari? Biragoye sinibuka neza, nimba ari muri za 2006 nimba ari 2005 sinibuka neza, ariko ni kaho ngaho. Urumva mwari mumaze kubwirwa ko mugomba kuba itsinda rimwe. Ese nakwibaza ko ubu ngubu umuntu asigaye abona ko imiririmbire y'amakorali idasa nkaho, ntabwo twavuga ko itagigezweho, ahubwo yaba yarahindutse bikajya mu njyana z'ama worship team. Ntabwo byo byaba ari imbogamizi cyangwa se ikintu cyaba cyarakomye Musingi ikabisa nk'iyasubiye inyuma? Tuvugishije ukuri, hari bamwe byaciye intege kumva ko icyo gihe hagiye kuzajya hakora umutwe umwe w'abaririmbyi mu rusengero, kandi twese duhuriyemo nk'amakorali. Bamwe bacitse intege kuba bakiza kuririmba muri Musingi, bacika intege, bakaza dufite amasorti, kandi ntibari bavuze ko ari itegeko ari uko Musingi igomba gushira cyangwa Rehoboth igashira. Baravuga ngo mu ikanisa mu rusengero hazajya hakora umutwe umwe wa Shekina, ariko Musingi yabifite sorti yayo ikagenda, Rehoboth yabifite sorti yabo bakagenda. Urumva icyo gihe byaratugoye, kubera icyo gihe n'imyaka abantu bari barimo byarabaremerereye. Bamwe bagiye bacika intege, ariko si cyo cyane cyamaze Musingi nuko twageze igihe abantu baratandukana. Urumva bamwe benshi abakobwa barashatswe baje mu zindi nsengero, abandi barimuka ntibakiba mu Rwanda, bari mu bindi bihugu, abari za Uganda, bari za Nairobi, abari i Burayi na za Amerika. Ni benshi cyane, nuko nibyo byagiye bisa n'ibigenda nka Musingi iririmba icyagiye kimara, nuko abantu bagiye batandukana gutyo. Urumva hari ibintu byinshi ufite ku mutima. Mbere yuko tujya mu tuntu n'utundi twaba twashimishije muri Musingi, ese ni nk'ihe sorti cyangwa ni nk'irihe vugabutumwa mwaba mwaragiyemo nka Musingi kabisa ukavuga ngo ahantu dukoze umurimo w'Imana, cyangwa se ukavuga ngo ibi ni ibihe tubitse ku mutima ko utazibagirwa? Mu by'ukuri biragoye, kuko twakoze amavugabutumwa menshi kandi tuhagirira ibihe byiza. Rero guhita nkubwira ngo naha
mbo ariko sorti nibuka cyane cyane impamvu mbivuze nuko yari ibaye ya mbere ya Musingi gusohoka inyuma y'igihugu cy'u Rwanda twajya kurimba mu kindi gihugu ni nkayo navuga kuko yabaye nka sorti isa niremereye kuri twebwe ariko n'izindi zari nziza vraiment ariko hari sorti nge nibuka isa niyansigayemo cyane gusumbya izindi ni sorti twakoreye muri restoration Kaciro hari kera tuhahurira n'indi korari yari ivuye Butare ngo ni Emmaus Butare icyo gihe yari soya album yabo barabaririmbyi baririmba kabisa urumva natwe twari dusohoye album yacu ya mbere duhurira muri icyo gitaramo vraiment uwo munsi hatse umuriro twagize ibihe byiza birenze kwemera ariko ni henshi za Uganda i Burundi yo twagiye inshuro nyinshi na hano mu gihugu mu ntara nyinshi twagiriye ibihe byiza cyane Musingi handi hose yageraga twarasaturaga ntitwagiraga ibintu byo kubanza ngo turirimbe ngo banze abantu babagire gute twahagurukanaga imbaraga zose zibaho vraiment kuko ni naco twarasengaga nimba nuvuga ngo icyareze Musingi kinatugira abantu bakomeye twagiraga gihe cy'amasengesho arenze kwemera rero umuntu utinda imbere y'Imana ukabona uhagaze imbere y'abantu ugiye kuvugira y'Imana biroroha ntago banza usa ngo nuwa ushakisha oya urahaguruka waririmba ukabona ibintu byose biroroshe nico cyadufashaga cyane ariko ibihe twageze byiza ni byinshi ariko nibyo nka bibiri nibutse twibanze ku bihe byiza byo kuramya Imana by'umwuka ariko watubwira nk'akantu gasekeje cyangwa se ibihe bisekeje Musingi yaba yaranyuzemo ku buryo n'ubi bitekereje uri wenyine useka zarabayeho ndibuka ko ari sorti twigeze gukora mu ntara tugezeyo ndibuka icyo gihe twari tugiye gusohora album ya mbere Imana idutegeka ko ari tugomba kujyayo abantu babarokori barabizi Imana iravuga iratubwira ngo tujyeyo dufata ya mafaranga twari twabonye abantu baduhaye kugira ngo dusoremo album tuyakoramo transport tuja kuririmba ahantu inono tugezeyo twari tuzi ko Imana handi dutumye tugiye noneho hari umunezero urenze none cyashize dusanga ni imbusane yabyo biratandukanye turaririmba indirimbo ya mbere ibintu bigende neza nguma ari gitangaza cyabayeho abantu bashaka gufatana mu mashati mu kanisa intambara iravuka mu rusengero twagiye ibyo bintu byarantangaje vraiment muri jewe nari konsigara nibaza nkavuga Mana ni gute dukura i Kigali ukatuzana ahantu kuvuga ubutumwa abantu bashika bakaba bari kuganira mu rusengero ariho wadutumye turabashitsi ntibagire n'isoni nibura zacu donge icyo kintu sizacibagirwa mu buzima bwanjye bwose kugeza ashaje icyo kintu kimba mu mutwe ariko Imana yatugire neza twararirimbye amateraniro ya mbere ararangira ku mugoroba dusubirayo iho mvuga nyine icyo Imana yavuze iba yakivuze hakijijwemo umugabo wari umuyisilamu arakizwa n'ubu ni inshuti yanjye cyane ni inshuti yanjye muvuze n'izina abantu benshi bomumenya si ngombwa ko umuntu amuvuga ariko ni umugabo uhamye mu by'Imana kugeza kuri uno munota ariko byavuye muri ako kavuyo kose umuntu arakizwa ahantu umuntu yibwiraga ko nta muntu wokizwa muri bene ako kavuyo kabaye ahantu ariko iwe aba aribwo yakira agakiza icyo kintu nacyo gihinduka cyiza kandi cyari kibi birumvikana ko ibihe ibyo ari byo byose Imana ishobora kurokoramo ubuzima uko yabishatse ese ni nk'iyo ndirimbo ya Musingi ujya wumva cyangwa se iguhora mu mutwe wumva kabisa ko ariyo ndirimbo yawe Musingi yaba yaririmbye imyaka yose yaririmbye biragoye guhitamo indirimbo mu ndirimbo twakoze zirenga ni nyinshi Musingi twakoze kuko ndibuka twagaza dukora indirimbo urumva abantu 5 6 bandika indirimbo bose kugira ngo mutoremo indirimbo 12 zije muri cassette habagaho inama zikomeye kugira ngo izindi zigasigara kandi izo zisigara abandi ntibaziza ariko twe turazizi urumva birangoye kandi nanje ndi muri abo bahimbyi barimo
indirimbo za Musingi inyinshi ni nyinshi, kukubwira imwe byomvuna ni ukuri, kukubwira imwe byomvuna muri izo zose nzitoranyije byongora, ariko muri reka mvuge album ya nyuma yonyine, wenda mvuge muri album yonyine imwe duheruka ya nyuma twakoze muri 2010, harimo indirimbo ivuga ngo nubwo ntari nkwiriye waranzamuye. Vraiment iyo ndirimbo ndayikunda n'umutima wanje wose, iyo mzibutse nubwo ntari nkwiriye waranzamuye. Imana kudutoranya ikatugira abakozi bayo, suko twari beza, nta nico turusha abandi. Rero ico kintu, iyo ndirimbo ni ubuhamya bwanje, nubwo atari nshoba yanditse, ariko yaririmbye ubuhamya bwanje cyane. Umuntu yakongera akibaza, ese Musingi kugeza ubu ngubu ifite volume zingahe yaba yarasohoye? Nkuko nari mbikubwiye, twasohoye amalbum ane. Ya mbere yitwa twayise uri nkuru, iya kabiri tuyita utagushima, iya gatatu tuyita mu bukwe bw'ikana igisubizo. Abantu benshi barayizi mu bukwe bw'ikana Yesu yabaye igisubizo, ariko album yari yitwa igisubizo. Ya nyuma niyo twise ngo waranzamuye, ariyo ya kane. Birumvikana n'ibihe byiza, ndetse byari n'ibihe byiza kubana n'umutumirwa wacu, ariko ikintu cya nyuma twamusaba, abaririmbyi mwabanye muri Musingi nabo mu kibana bazareba iki kiganiro twagiranye, ni nk'ube butumwa wabaha abukumbuye intashyo, wagira ikintu babwira? Vraiment ndabaramukije bose, ndabasuje ahantu baherereye mu bihugu, mu migabane itandukanye y'isi, ndabaramukije. Ariko icyo nababwira kindi ku mutima kandi mpora mbasabira buri gihe, nuko batakwibagirwa umuhamagara Imana duhamagaye. Icyo kintu buri wese umuntu aho ari azakigumane ku mutima, nico nabasaba, bibuke ko Imana duhamagaye idafite ikiduciye, ikatugira abakozi bayo, nabo biheshe agaciro nk'abakozi b'Imana nyine ahantu habari, bagendana agakiza k'Imana kandi bakabwire n'abandi, ntibibihe byo kurelaxinga no ku muntu no kwitwara ukundi kuntu, ariko batunge uwo Yesu bamenye, bamugumane mu mitima yabo, nico nababwira. Ikibazo cya nyuma dusoza, umuntu yakwibaza ese ko Musingi iri ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye, nkawe nk'umuyobozi wayo muri gukora gute, ubasha gute kumanaginga abo bantu bose, watubwira? Ubu nyine ibintu byaroroshe, ikoranabuhanga ubu nyine ibintu biroroshe kugira ngo abantu donc muhure. Dufite amagroupe yacu duhuriyeho kandi dukora ibikorwa biri sociale duhuriraho, ari ugufasha bamwe muri twebwe. Mugiye gutuma mena ibanga, hari ibikorwa duhishe abantu. Nk'umwaka utaha wa 2021, uyu nguyu wa 2020 wo urasa n'uwapfira abantu benshi ubusa. Ariko umwaka utaha hari igikorwa kinini cya Musingi duhishemo abantu, tuzakibabwira, iminsi iracyahari, ariko hari igikorwa gihari kinini, ariko turahura, tugira ibihe byo gusenga, tugira ibihe by'amasengesho ya buri munsi, kandi twagirira ibihe tugatarama tugasenga, bakabwiriza, twese duhari. Ku bintu bijyanye no kuririmba, ese Musingi yabikiririmba? Nibyo nababwiye, ndababwira ngo Musingi iririmba, isohora amalbum, kuri ubu nyine ntihari. Nababwiye ngo Imana igihamagara abantu yarangiza ikabatuma, yaraduhamagaye turaririmba muri ico gihe, ariko ubu nyine yaradutumye. Nico nakubwiye kuva kandi ndabwira ngo bamwe babaye bashumba, abandi baracyaririmba, kanje ndacyaririmba kandi cyane. Sindabinanirwa. Dushimiye umutumirwa wacu twabanye uyu munsi, watuganirije neza, tuganiriza amateka ndetse n'amavu n'amavuko ya Musingi. Turamushimiye cyane, ndetse dukomeje no gushimira namwe mwabanye natwe muri uyu mwanya. Turagushimiye mutumirwa. Nanjye ndabashimiye cyane kuko mwatekereje kuduhamagara kugira ngo tuganire. Sinari nzi ko abantu baba bakikibuka Musingi n'imyaka yarishize. Rero Imana ibahe umugisha namwe. Namwe twabwira ngo Imana ibahe umugisha, ndetse Imana ihe n'umugisha abantu bose
bazareba iki kiganiro. Ikindi twabibutsaga gukora subscribe kugira ngo muzakomeze kureba ibiganiro bizakurikiraho. Yari ngewe Safari, ciao naho ubutaha.